Ibihe TV So. Mana nziza umuremyi wacu turagushimye izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye ko ariwe waturinze ukaturinganiriza uyu munsi mwiza w'isabato. Ubishimirwe. Uyu mwanya tugiye gutangira igitaramo cyo kukuramya no guhimbaza. Turagusaba kugira ngo tuyoborwe nawe. Ibibera hano byose bikoresheje icyubahiro kandi natwe tubakura umugisha wawe. Reka iyi gahunda iyoborwe nawe ku gutangira kugeza ishoje mu izina rya Yesu. Amen. Reka mpamagare umuyobozi ushinzwe kutuyoborera gahunda y'uyu munsi cyangwa gahunda ijyanye n'imyereko hano yegereye hino, muhereze no mikoro ayikoresha ibikwiye. Bane bamugisha. Mana ni nziza ibihe byose. Tugeze mu kanya keza kandi k'ingenzi tugiye gutangira igikorwa kiduteranyirije aha. Mushyitsi uri hano turakwakira iwacu isamuduha, Imana iduhana umugisha. Kadusabe DJ uri ku byuma kandi dusabe umukuru w'itorero waba uri hano cyangwa abayobozi bakuru, tubasabe rwose hariya begere hariya. Dutangire gahunda nk'uko icyiciro cyacu gikorera mu itorero ry'Abadiventiste. Dutangira gahunda dusabye uburenganzira. Kadusabe umuyobozi uri ku byuma akirigiti iriya nanga. Muntu uri hano rero tukaba tukwakiriye, tukaba tugiye gusaba ushinzwe iyo gahunda kugira ngo ajye kutwakira uburenganzira. Umwanya niwe kandi araba yakira uburenganzira. Amakaramu yose ari hano. Atumusabe iki akaba ari icyiciro gikorera mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Uriya akaba ari umuyobozi uyobora bano bana batoya, akaba agiye gusaba uburenganzira. Akaba ahageze azamuye ikiganza cy'abayobozi rukorera muri iri torero. None turabasaba ko mwaduha uburenganzira kugira ngo uru rubyiruko rugire bimwe mu byo biga batwereka. Abayobozi nabo bakaba bamubwira ati ibyo usaba ni byiza ariko ukoresha igihe nk'uko kiri. Turabikwemereye. Akaba rwose arabashimiye ababwira ati bayobozi, akaba aje kubwira bamutumye icyo abayobozi b'itoro bamubwiye ndetse n'abamaster guide. Akaba byatse uburenganzira rwose barabuduhaye. Uko rero tugiye gukomeza tukaba tugiye guhera kuri vantiriye ya hano
Vantire ya Samuduha ikaba igiye kutwakira. Vantiriye umwanya turawubahaye. Bayobozi bakuru tubabwira ngo barakoze kubana natwe. Iki ni icyiciro twese tuba twaragizemo, kandi umuyobozi akaba ababwira ati ni karibu. Uko bazamura ikiganza tera ukuboko aba ari ibintu bigishijwe. Bayobozi bakuru reka tubashimire kandi mukomeze mutuyobore neza. Iki ni icyiciro twese tunyuramo, ni karabu tunyuramo, ni karabu ya Vantire uhereye ku myaka 4 ukageza ku myaka 9. Akaba bayobowe n'umamaster guide, akaba agiye avuga ati bayobozi mugomba kubona urubyiruko nk'uko ruri, kandi bagakina bakata neza, bakoma no mu mashyi babwira ati bayobozi turabashimiye, babasuhuza bose mubaha amashyi. Mubaha amashyi bariya bayobozi b'abavantiriye. Vantire akaba ari karabu nziza kandi igendera muri gahunda twese tuba twaranyuzemo. Icyiciro twakimutoza umuyobozi akomeza kubayobora neza, kuko natwe nta muntu ubaho utanyura muri iyi karabu. Na Kicukiro Centre nabo twabakiriye bageze hano. Mubambera amashyi rwose bano bana, mubahe ikiganza rwose, kuko ibintu bakora aba ari ibintu bize neza, kandi tunashimire abayobozi bakuru tubashimira iki gikorwa cyo kwigisha. Ntabwo dutinda duhubwira abavantiriye ba Kagugu, namwe mwinjira mu kibuga. Vantiriye Kagugu namwe winjira mu kibuga. Reka dushimire bano bavantiriye ba Samuduha rwose, mufashe mundize ikiganza maze tubashimire, barakoze. Kagugu barimo badutinza, ubwo mudutinze imyanya ngenda nkata iminota, nta mwanya dufite. Iyi karabu ikaba ihera ku myaka 4 kuzamuka kugeza ku myaka 9. Niyo ari umwana muto aba azi icyo gukora, atarasize ubundi ni ukubuza ingendo. Niyo yaba ari mutoya agomba gutega amatwi agakurikira komanda. Bagenda begera abayobozi bavuga ati bayobozi bakuru tubana namwe kandi muratwigisha, muri n'ingenzi bose. Munize ikiganza rwose bano bavantiriye, mubayobozi ikiganza kandi tubashimire. Kuba muri iki cyiciro ntuzanemo umwana wawe rwose umuhombye, kuko nta minerivare dusaba kwigishiriza umuntu, kandi Uwiteka Imana yarishyuye minerivare muri kino cyiciro. Banasimbuka bakora ibintu kandi byose bakabikora kuri gahunda. Musabe rwose munize ikiganza abana nabo tubashimire, tubashimire. Akaba iyo ni Vantiriye igikomeje ikavuga. Musabe na Pascal na Samuduha iba yitegura, nayo yitegura. Aba akaba ari Vantiriye, aba bahera ku myaka 4 kugeza ku 9 bose bakaba basuhuza abayobozi bakuru, bavuga ati turabashimira ko mukomeza kutwigisha muri iki kiganza rwose. Tubashimire umwana wadakuriye muri iki cyiciro, biko hazaza ibyamuka bari bya cyane. Iki cyiciro Yesu yarishyuye, nta minerivare dusaba. Aba bagenda kuri gahunda, kandi amaboko yabo bakora ibintu kimwe. Bisaba guhuguka kugira ngo dutege amatwi, twumve icy'ingenzi, bakate neza, bongera banyunize ikiganza rwose. Dushimira aba bana, tubwire komanda nawe tumubwira ati rwose turabashimiye. Baba bakata kubera ko gahunda yabo baba bayihuriyeho, kandi baba baratojwe kimwe, kandi
mwarize kimwe dusabe Pasifanda yahano Samuduha nawe winjira mu kibuga mugize ikiganza dushimire bano bapatiriye tubashimire dusabe komanda n'abanyabubwiza bagomba kuba mu kibuga abandi bagezeho kuko abayobozi batubwiye ngo dukoreshe igihe nk'uko kiri mundize ikiganza twakire Pasifanda na Samuduha abantu bari mu cyiciro tuba tugeze ku myaka 10 kugeza kuri 15. Iyi ni karabu baba bageze mu gihe babasuhuza rwose bayobozi bakuru namwe rwose mubashimire mubabwire ngo abangaba barageze n'igihe cyo kwigishwa ubuyobozi bwabo nabonekwa abagide baba bagomba kuyobora bagenzi babo uko bakata neza cyane babasuhuza bose mubashimire neza mu kiganza cy'Imana yaduha abakaba Pasifanda iyi myenda baba bambaye nayo ibifite ubusobanuro icyatsi kigaragariza ibyaremwe by'Uwiteka kuri iyi si habaho ibyari mubasuhuze namwe bose mubaha ikiganza barababwira ati muri kino cyiciro turi kumwe kandi tuzakomeza kubana Samuduha rwose turabashimiye kandi muhatambutse neza rwose mundize ikiganza tubashimiye twongere twakire mbatiriye Kicukiro mbatiriye rwose namwe turabakiriye mu kibuga tubahaye ikaze mundize ikiganza twakire iyo ni mbatiriye ya Kicukiro ni hariya hirya ni abaturanyi kandi turabashimiye barimo bakata neza abana bambaye neza rwose iyi ni fomo nayo iri kwigisha byinshi tukarerera muri iki cyiciro ubuhombye aba bana baba baragiye kubavuga ati bayobozi bakuru tuje kubereka ibyiza mwatwigishije bayobozi rwose mwakire bano bana abandi bamwe mundize ikiganza ubundi tubashime abana bagenda neza mu ntambuko nziza bavakire turabakiriye hano Samuduha n'abayobozi baje babaherekeje nabo tubahaye ikaze ndabona Paul nawe rwose akira bano bana wigishije neza aba bana baba barize neza batambuka neza mundize ikiganza rwose twongere tubashimire ahari ku isoko natwe niho tuba twaranyuze kugira ngo dukure tugere aho tugeze dushimira n'itorero ryaremye gushyiraho iki cyiciro bakomeza babasuhuza bari ba nyiri icyiciro aba ngaba akaba ari ba nyiri icyiciro b'ingimbi uko banazamura mundize ikiganza rwose twakire Kagugu iyo ni Pasifanda ya Kagugu tubabwira ngo turabakiriye hano Samuduha bayobozi beza mufashe twakire rwose twakire bano bana abandi ba nyiri icyiciro ba egisiporateri aba ni abavumbuzi ntabwo bajya kubigisha utabanje gusesengura neza kuko bakubaza n'ibibazo utabigishije neza bakakubaza naho wateganya kuzabigisha n'ejo babasuhuza bavuga ati turabasuhuje rwose kandi kuri uyu murimo tuzagendana mundize ikiganza twongere tubashimire Pasifanda turabakiriye iki kibuga hano iwacu Samuduha bose bahindukira neza siporo nziza cyane mundize ikiganza twongere tubashimire tubabwire ngo Pasifanda dusabe Pasifanda ya Kicukiro nayo ibe yitegura hari iya mbere hari n'iya kabiri mundize ikiganza dushimire Kagugu dufite byinshi ko turabuze tubirambuye bwakira hagati dusabe DJ rwose umuziki ashyiremo amadije babe bakeya mundize ikiganza tubashimire bayobozi turabashimiye
mu ntara ya Rusizi turabakiriye tubashimire nawe mwinjire mu kibuga uko mugenda twinjizamo iyi ni karabu nziza karabu guhera ku myaka 10 tukageza kuri 15 iyi ni karabu y'ingimbi ni karabu uzaranyuzemo ubudanga batubitanye banyi icyiciro bayobozi nimufashe rwose bakiriye iyi karabu bahindukira neza bavuga ati icyubahiro tugihaye umutekano muri iki kibuga ingofero bakaba bazishyize ku rutugu ati rwose imana yacu niyo yaduhaye yaturiye binyura mu munizi ikiganza rwose kuko biriya kugira ngo bifatwa bisaba kwiga neza barongeye baravuga ati ingofero zacu kuko tumaze guha imana icyubahiro tuzisubize mu mutwe bose basuje abayobozi ati turabasuje kuko mudahwema kutwigisha abayobozi bakuru mwakire kwa Rwanda banyuranamo neza mubaha amashyi rwose biriya bintu ntabwo wapfa kubikora iki cyiciro kirigisha kandi kigatoza neza bakate neza mubonye ikiganza kandi rwose mubashimire abayobozi bakuru mwakire abafana neza ikibazo n'umubyeyi waba utazana abana muri kino cyiciro rwose pe icyiciro minerivare imana yabishyuye minerivare n'ibigo ndetse n'umwanya basimbuka neza tugakora siporo bagenda kuri gahunda nicyo akarasisi gasobanuye tunakora siporo nawe bana bakataneza mubongera ikiganza rwose kuko baragana bombi iruhande rwanjye barakabareba neza tugihuze kubashimira tugeze muri ya modoka mubonyize ikiganza rwose tugashimire basubira mu byicaro reka dusabe jiyene asamuduha niyo igomba kugenda ibanza twakira jiyene asamuduha ndetse n'amasaka baravuga ati tuzasigana rwose bayobozi ababana ngo bashimire rwose bagize banyuranamo neza tubasabe rwose twazivana rwose dusubire mu cyicaro ahubwo muri iki kiganza dushimire Pasipanda yaturutse mu ntara ya Rusizi bamwe Pasipanda ya turabashimiye twongeye kwakira jiyene hano Samuduha turabakiriye hano mu kibuga iwacu ndetse n'amasaka na jiyene turabakiriye ambasada na jiyene tubahaye ikaze unize ikiganza twakire jiyene n'ambasada hano Samuduha umuntu utaje hano we nambaze niba ari umunyamakuru we aya makuru ayafate neza iki ni igitambo gitangira bantu ntimurambirwe mushimira rwose murizi ikiganza tubashimira abayobozi bakuru babatuyoboye natwe turifuza kuzaba abayobozi bakuru tubize sipesho wani bazana ijisho arebe neza bavuga ati umuntu mukuru utiyumva muri iki cyiciro nawe turakwakiriye muri jiyene hano njya kurikira amakuru bakambwira ngo niba tuzazana abakinnyi aha ni Samuduha reka muri iki kiganza dushimire jiyene ya hano jiyene amasaka kagugu itegure nawe turabakiriye muri iki kibuga amasaka kagugu
akatubiriza ikirori kuko iyi akaba ari ambasada abantu bari hano baryohewe no kumva ibirori hirya n'ukurikirane abantu baza kuguha imiziki myinshi urekere muri umwe rwose tugendere muri uwo yewe murakoze kubyubahiriza kandi tubisabiremo n'imbabazi reka munize ikiganza dushimire ambasada Kagugu turabakiriye bayobozi bakuru mumaze twakire
kandi abazura byose n'Imana. Murabona ko abayobozi bakuru nabo bose muri natwe gukoreza ibyo twakoze kandi natwe ubumenyi bwacu tubwirizeho nimurebe uko natwe bimeze. Ikirenge kuri gahunda ukuboko kuri gahunda akarasisi ingendo abantu bamwitanyeho kandi igafasha abantu cyangwa se abagakora bakageze no kugira disipurine. urabona ko ibintu byose biri ku murongo Imana y'umugisha kubakura kuri dore Imana yatoranije kugira ngo dukore umurimo muri iyi si. Imana y'umugisha itorero rya Coca-Cola naryo rishima kuba rifite inyigisho zisobanutse babasha gukora ibintu bitandukanye. abashefugize nawe rero reka mubere urugero mwerekere mwamukurase ubundi kugera ku buyobozi. bayobozi bakuru turabashimiye nimusubire mubye mu byimbo. ibyo dufite byo ni byinshi tuyatwika mu buryo butatu by'ubwenge n'iby'umwuka n'iby'umubiri. niyo mpamvu twambara furari ifite mpande eshatu. bayobozi bakuru turashimira abayobozi bakuru bose muri izi nyanza. bayobozi bakuru turabashimiye nababwiye ngo uyu munsi dusabe Simba Joani yo mu ntara ya Rubirizi akoze hakurya. reka dusabe umuziki bawukuremo ayizagenda Simba Joani akavuga umuziki bari bawukuyeho DJ umuziki uwudukuriyeho twakomeje gucuranga tugeze no mu gihe tugiye gukina tudacuranga. reba nimufashe muri iki kiganza tuyakire. iriya ntabwo wabikora nawe ukurikire neza wabibonye muri iki kiganza rwose niba mwishyize tubakire neza. nababwira ngo uyu munsi ibintu ni byinshi bikiri nawe kugira ngo uyu muziki ugiye twakora. muri iki kiganza rwose tubakirire abapanzi usanga bakavugu mugatanga byinshi muze gutanga bikeya abandi bazaza tubibabwire mu cyiciro sibyo ka niko bimeze. muri iki kiganza rwose tubakirire ifirimbi nayo ifite icyo isobanuye. iyo uvuze iki cyiciro gifite ubumenyi bwinshi akitete mu by'ubwenge. mwabibonye ubundi iki kiganza tubakirire barashoje. subizamo umuziki twakire tujya hakurya twerekere Bugesera. ubu si byo ni mu Rubirizi ariko niyo nzi ijya mu Bugesera. nyine niyo nzi ijya mu Bugesera. twagiye mu Rubirizi hari Simba Joani dushyiremo umuziki. Rubirizi mu ntara ya Rubirizi itorero ni Kicukiro safi. uyu munsi ni igitaramo cyavuye hano isabuku tubanziriza umwaka. bakomeje kubireba ibintu babonye ari abazirenze ibyo ari kubonesha amaso aha ngaha. Tomasi rero ndagira ngo mubwire ko burya utaza muri iki cyiciro n'igihe mu gikomeye cyane. hano harimo byinshi tubigiramo no kuruhura ubwonko dukoreramo siporo kandi ibyo twambaye byose buriya inifomo twambaye ni umwarimu w'ubucece. umubwiriza w'ubucece ariko ibyo byose ubisobanukirwa wabashije kugera mu ishuri. umwana ageze mu ishuri rero ibi byose biba bisanzwe. iyo rero akaba sipeshoro Left,
ibyakuka n'iby'ubwenge n'iby'umubiri ibyo byose bidusobanurira uko dukwiriye kugenda ndetse no kwitwara. Pasifayina rero ya Kicukiro Imana y'umugisha kandi Uwiteka ababwirize impano. Tomasi ndabona arimo agenda n'urwara gake gake ati ndabona hari iyindi karekaze nanjye turekere abahanzi. Abana barasobanutse muriza amashyi bayobozi bakuru utarabyitoje. Niyo mpamvu iki cyiciro tunabasaba basoze gahunda kuri gahunda. Ati bayobozi mwaradutoje, ati none tubasezeyeho rwose. Ati ibyo dufite ni byinshi byo kwiga mu buryo bwinshi. Reka dusabe umuntu wishimye hano wese abizi ikiganza ayikoreshe kuko imeze. Bakaba bagiye kudushimira ababyeyi babwira ati imyiyereko yaberaga hano ikaba igeze ku musozo. Dufite byinshi ariko ibindi turabyizigamiye, ubishaka turamutumiye. Jackson amakuru asigaye n'ayawe. Iyi mikoro reka mbe yongeye igisubizo Jackson wabonye byinshi bw'umuntu mukuru kandi ukomeze ubifate neza. Barakoze cyane reka dushimire rwose abayobozi badufashije muri gahunda y'imyiyereko iragaragara ku musozo. Dusigaje kimwe gusa, kimwe cyonyine. Icyo gatsinuvuga mpamagara Masagaye Paul uturutse Kicukiro yegera hino. Ntabwo ibirori nk'ibi ngibi byasoza nta mpano itanzwe, ntabwo ibirori nk'ibi ngibi byasoza ntawe ushimiwe. Hari umujiya abatiriye waturutse Kicukiro n'Indabudu iyo baseruka muri Kicukiro bakurikije kubyuma mu kigabane kuzaho gatoya. numva ntawe uri bubabaze, ariko uyu mwana yibukije kirangiri unavatiriye nari ndi hasi ye, ariko ahantu hose maze iminsi nzenguruka nsanze uyu mwana abikuriyemo. Ababyeyi barahari, niba badahari muze kubabwirira uyu mwana abikuriyemo yazansimbura abo tubana duhura no mu ngando muranzi, sibyo? Reka rero uyu mwana aze muhembe, sabe n'umukuru w'itorero waje abaherekeje. Niba nawe haje umujiya ushefu bwite ego usanzwe yewe, hanyuma umwambike zino, umwambike izi ngizi. ukoze neza arahembwa. Abana nibo bakoreye imbere y'abayobozi aho twari turi, kandi babikora neza nk'abana bato kugira ngo mwese murimo arabone ko yasize bakorera imbere y'abayobozi, ntabwo bakorerwa ari ku modoka cyangwa se hariya. Ndumva ntawe biri bubabaze, ese yaba arenga. Attention! Attention! Grazie,
umugisha tugiye kujya mu rusengero ariko turagenda muri ubu buryo ndi kubona abantu bambaye amafaranga benshi yari haruguru muze musanga abaje abagenzi banyu muze musanga abaje abagenzi banyu hano abajyanye rero bakika ikigo ndabona aribo usanga abandi benshi umuntu wese uje yambaye iki kirango cya jiya atambuke hano yegere bagenzi be ntabwo mwemerewe kwinjira mu rusengero wemeretse bagira ko nibo binjiza uwagezemo arahagararira aho ari cyangwa asohoka kuko kwinjira mu rusengero ni gahunda ntabwo tuvuga ntabwo tugirana ntabwo kumva no ku ijuru niko tuzaba tumeze ni kuri gahunda rero ijuru ni kubona abantu binjira mu rusengero tutandukanye wemeretse ahagarara aho mugeze rwose kumubwira
iminota dufite ni mikeya rubanguke muri wiki waba wiki tubwire ngo isomo ryawe ni iki. Haleluya. Kwa isomo riboneka mu Migani igice cya mbere umurongo wa 4 kugeza kwa 5 haravuga ngo niba umuswa kujijuka n'umusore kabuye kumenya no kugira amakenga umunyabwenge kugira ngo atege amatwi yunguka ubwenge umuhanga ikamuha kugera ku migambi itunganye. Haleluya. Uruki rwa kabiri ruherereye hera tubwire ngo bimeze Sabato nziza. Kubabwira isomo riboneka mu Migani igice cya 20 umurongo wa 29 haravuga ngo ubwiza bw'abasore ni imbaraga zabo kandi ubwiza bw'abasaza ni uruyenzi rw'ivu. Haleluya. Haleluya. Ko abiki muri buri gice isomo riboneka mu Mubwiriza igice cya 4 umurongo wa 13 haravuga ngo umusore w'umukene ufite ubwenge amutuma musaza w'umupfapfa utacyemera kugirwa inama. Amen. Sabato nziza. Umunsi mwiza. Ngiye kubabwira isomo riboneka mu Migani igice cya 2 umurongo wa 1 haravuga ngo mwana wanjye yumva amagambo yanjye kandi amategeko yanjye uyizere kandi amategeko yanjye ukunde ubeho. Haleluya. Amen. Jatu. Hari uruyuki dufite rwahereye kugomba kurera uragenda rwibaza ikibazo ese waba w'igihe ngo biteye bite. Yego hariya mu giti cyacu harimo inyoni enye buri wese yishamo inyoni imwe hazasiga mu giti cyacu inyoni zingahe? Yewe ngawe uruyuki basigaye bari kugurira rubabirangije kandi ukwiye ko rimwe rikangahera utubwire ikibazo cyoroshye ngo tubwire tubwire iyo rimwe ego haguruka haguruka mugabura amagengo yaraje kugurira urubaho kandi ukwiye kubatera ikanda yewe abajya n'inyuma ari kutubwira yewe tubwire hagarara ongera uhagarare yewe komeza uhagarare barundi tubwire Haleluya. Ubwo tugiye kubamirwa hari n'undi wiriki rwakutse rurahova ruribaza ngo ajya kujya rimwe. Haleluya. Ngiye kubabaza ikibazo abantu babiri umwe wishimye cyane n'undi ubabaye cyane ni irihe jambo wababwira ntagire n'umwe ukomereka cyangwa ababara? Tubwire nawe jambo wavuga umuntu wabaye akishima n'ubwira ngo ibyo n'ibiri ibyo bizashira ibyo bizashira wagerekereza reka tumuhembe yabikoze abo bantu bose amagambo ijambo babafashisha byose bizashira kandi buri wese akagenda anyuze. Haleluya. Noneho tugiye kureba abantu twagenda tutabahiriwe iyo imvura igiye kugwa habanza iki? Umuyaga ikijorojoroba akabura gake Amen. Children of the parents in the Lord, for this is the
ababyeyi banyu umwami kuko ibyo ari byo bibakwiriye. Muri uyu mwaka ngiye kuhatwika. Mana we, dore Fabio, umeze bite? Twebwe ukameze neza. Umva, ahubwo kabanze mubaze tutari twajya mu magambo menshi. Muri uyu mwaka wiyemeje iki? Nuko natajyaga ndeba umupira nzawureba. Icecekere, agafilime kagezweho kiraho, uturirimbo dushya kiraho, akabyino gashya noneho. Nzaba ndishyu, jya wicecekera we ntabwo ubera. Gusa nari ngiye gufatisha filime ngwino tujyane. Umva, tugende unyereka ku gafilime. Ni keza se baza? Ni keza. Tugende. Umwaka mushya. Twari twerekanye rwose. Mose mugiye Tugiye gufatisha filime. mugiye gufatisha filime. Ako se mbere na mbere ntarakomeza muri uyu mwaka mwiyemeje iki? Twiyemeje kubyina, kureba agafilime, umva indirimbo nshya tuzaba turi kuhatwika. Umva, njye rero ndumva uyu mwaka mushyashya wa 2023 ari umwaka Imana itwongereye kugira ngo turusheho kwihana no kubana nayo kugira ngo tuzabashe kujyana nayo mu ijuru. Murabyumva neza? Sha, ibyo bintu uri kuvuga simbizi. Ntabyo nzi. Byemeruka gusenga muri 2025. None se kera bajya kumva izo filime atari ngombwa n'indirimbo, ahubwo kwako umwami Imana agiye kugera ageze ku irembo, njye ndumva twarushaho kwihana no kubana n'Imana kugira ngo tuzabashe kugera mu ijuru amahoro. Ariko ibyo bintu ni iby'afa Nibyo Kelly. amaze kubwira. Ibyo bintu pegiye kubyifashamo, ibyo bintu ndabyifashamo. Ntabwo Ngiye kubyihatamo. ntabwo umunsi wo muri Bibiliya handitswe ngo shobozwa byose na Kristo imbaraga. Amen. Amen. Kuko mungana gutya nta kintu mwakwishoboza kuko nta mbaraga na nkeya mufite, ahubwo amasengesho niyo ya mbere, mugasaba Imana imbaraga kugira ngo izabibafashe. Uzi ko ari ibyo bintu nibyo rwose. Ikindi kandi ndumva kugira ngo inzira ikomeze kugenda neza, ndumva mwazajya mwitabira amateraniro mukaza gusenga, cyane cyane kuza mu byiciro bitandukanye, cyane cyane icyiciro cyanje kuko ariho harimo urubyiruko rwafasha kugira ngo murusheho kumva ibintu neza. Cyane cyane muri jiya dukunda kwiga ibintu bijyanye n'iby'umwuka, iby'umubiri ndetse n'iby'ubwenge. Ngemerukira muri jiri. Ntabwo nari nzi ko je yageze aho hantu. Ahubwo se ufite igitaramo kuko mbona wambaye neza. Njyewe nari nsubiye ku rusengero, ariko tugiye kwiga nyine ibyo ngibyo byose iby'ubwenge, iby'umubiri ndetse n'iby'umwuka. Ndumva rero mwagenda mukaza tukajyana tugakomezanya urugendo rujya mu ijuru neza. Tugiye kwambara. Ntabwo nari mfite kwambara. Sawa, mugende mwihute. Jambo ry'Imana egalilera, jambo ry'Imana egalilera, jambo ry'Imana egalilera, lilera, lilera, jambo ry'Imana egalilera, jambo ry'Imana egalilera, jambo ry'Imana egalilera.
turagushimiye Pascal akavuga bitambuka hari Bibiliya yavuze yanditse Siragiye inanigire urura iye
birarangiye igiye kuvuga igihe kigeze ku musozo muzumbi muhazi ntambara inzara n'ibyorezo ibyo byose byerekana ko nta gihe gisigaye Yesu akagaruka muzumbi muhazi ntambara inzara n'ibyorezo ibyo byose byerekana ko nta gihe gisigaye Yesu akagaruka dore n'ibigize umwami w'abami 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 akagaruka ibaze 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 mbese uhagaze ute mugenzi wanjye se wamaze kubitegura kuza gusanganira mbese uhagaze ute mugenzi wanjye se wamaze kubitegura kuza gusanganira Jezura neza ufite ibyangombwa byose bikwemera kuza gusanganira Jezura neza ufite ibyangombwa byose bikwemera kuza gusanganira Jezura neza ufite ibyangombwa byose bikwemera kuza gusanganira umwami ageze ku irembo
ibihe TV so